Tubaha ikaze kuri Elmo Ports dushimira buri wese ukomeje kudukurikirana uko dushyiraho ibiganiro, tukwibutsa kandi nawe nimba utarakora subscribe kuyikora ugakora like and share, kandi iyo uri gukora subscribe hari akazogera kaba hasi unako wihutira kugakora kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byose tukugezaho. Uyu munsi rero nk'uko mubimenyereye tubashyiriraho ibiganiro bitandukanye, ibyegeranyo bitandukanye. Uyu munsi rero twabateguriye amakupule atanu muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda muri rusange, akunzwe cyane aririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana muri rusange. Mwanya wa mbere turahasanga Pappy Clever hamwe na Dorcas. Abangaba mubazi cyane mu ndirimbo ziramya ndetse zikanahimbaza Imana, ndetse zikanakora ku mitima y'abatari bake mu Rwanda, cyane cyane abakristo muri rusange, kuko babwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Uyu muririmbyi Ingabire Dorcas ufatanya n'umugabo we Pappy Clever umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana binyuze mu ndirimbo, yagaragaje ko bimwe mu byo yakundiye Pappy Clever harimo ko ari umuntu ugira gahunda cyane, ukijijwe, uririmbira Imana, ndetse ahishura ko bahuye binyuze kuri murumuna we muto. Ingabire Dorcas yatangarije Kiss FM ko mbere y'uko atangira urugendo rw'urukundo na Tuyizere Pappy Clever yari asanzwe ari umufana w'ibihangano bye. Yumva izina Pappy Clever bwa mbere yaravuye ku ishuri, asanga iwabo bavuga cyane inkuru z'umusore mwiza babonye uririmbira Imana. Ati njyewe nari muzi kuko yari umuhanzi, ndi umufana we, mumenya bwa mbere yaje kuririmbira iwacu i Musanze, aza ntahari naragiye ku ishuri, ariko ntashye mu rugo baramumbwira cyane nsanga bamugize ikiganiro. Bavuga ukuntu ari umusore mwiza ukunda Imana, uririmba neza, mwiza nyine, ariko njye ntamuzi, ariko nyine bamuvuga cyane. Murumuna wa Pappy Clever yagize uruhare rukomeye mu guhuza Ingabire Dorcas n'umuhanzi yari yarihebeye waje no kumubera umugabo. Ati namenyaniye na murumuna we muto, ariko Pappy Clever we ntabwo twari tuziranye, gusa indirimbo ze nari nzizi, nta nubwo nari nzi ko bavukana. Nabimenye nyuma, undi nawe tuza guhura ariko duhujwe cyane na murumuna we, mbese byari byoroshye cyane bihita byikora. Dorcas avuga ko atatinye gukundana n'umusore w'umuhanzi nubwo yari umufana we, ariko yamubonagamo umusore utamubeshya, akunda uburyo agira gahunda cyane, ndetse afite n'urukundo rufite intego yo kubaka, byatumye atazuyaza yemera kubana nawe. Nubwo Ingabire avuga ibi, Pappy Clever yari azi ko azashaka umugore utazi ibijyanye no kuririmba. Ati njya kumutereta nta na rimwe twigeze duhura mfite gitari, gusa we yari azi ko ndi umuhanzi. Njya gushaka nari naravuze ko nzashaka umugore utazi kuririmba, nashakaga ko nyine yazajya mbona ndi umuhanzi wuzuye yicaye hariya. Urumva iyo mubana mwese muzi kuririmba hari ukosa akamuvumbura, gusa nawe akunda uko ndirimba, iyo ndirimba biramunyura cyane. Pappy Clever wavukiye Rusizi yarinze abana na Ingabire Dorcas w'i Musanze, atazi ko yabasha kuririmba nk'uko abibona ubu, gusa yamubonaga muri korali akagira ngo ni bamwe mu bakristo basanzwe. Nyuma yo gukorana ubukwe mu mwaka w'ibihumbi 2019, umunsi umwe ubwo bari bicaye mu rugo bagiye kuryama, Pappy Clever yafashe gitari aririmbira umugore we, undi nawe aramwikiriza, bafatanya kuririmba. Iryo joro niho Ingabire Dorcas na Pappy Clever nibwo bafashe umwanzuro yuko bajya muri studio kugira ngo batangire bakore ibihangano byabo. Pappy Clever avuga ko yabwiye Ingabire Dorcas ko amukunda, bamaranye iminsi bavugana gake cyane, gusa yabikoze ashingiye ku biganiro bagiranye, anyurwa n'uburyo yahitaga amusubiza vuba byihuse. Akibwira Dorcas ko amukunda, Pappy Clever yasabwe gutegereza iryo joro ryose, undi amusubiza bukeye ku munsi avuga ko adateze kwibagirwa. Pappy Clever na Ingabire Dorcas kugeza ubu bamaranye imyaka irenga 4, bakaba banafitanye abana 2 b'abakobwa. Ubu rero nyine babana nk'umugabo n'umugore. Ku mwanya wa kabiri turahasanga indi couple ikunzwe cyane, abo nta bandi ni Ben Serugo n'umugore we
Mbanza Chance bazwi nka Ben na Chance mu muziki, ni imwe muri couple zikunzwe cyane mu buhanzi ndetse baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu Rwanda. Iyo Ben agaruka ku nkuru y'urukundo rwabo avuga ko yatangiye mu 2011 ubwo yari atangiye kuririmba mu itsinda rya Alarm Ministries. Aba baririmbyi bombi bakunzwe cyane mu ndirimbo zirimo Yesu arakora, Amarira, Impano y'ubuzima, Mu nda y'ingumba ndetse n'izindi. Ben Serugo yatangarije The Roundabout ikiganiro cya Ishusho TV ko bwa mbere abwira Chance ko amukunda yabimubwiye bari kujya muri bisi ubwo Alarm Ministries yari igiye mu rugendo rw'ivugabutumwa i Burundi. Ati nakundaga kuza nakererewe kubera urugendo ruva i Karangazi kugera i Kigali nza mu myitozo ya korali. Nyuma yaho naramubonaga nkumva urukundo rurazamutse. Rimwe ndavuga nti reka mwiyahureho ndebe sinjye wa mbere uraba ubenzwe. Bwa mbere sinubaka ikiganiro neza, namubwiye ko ari we muntu mbona wakuzuza ikibura mu buzima bwanjye. Nabimubwiriye muri bisi tugiye mu ivugabutumwa i Bujumbura. Imana igira ibyayo, twisanze twicaranye mu mwanya umwe. Uyu mugabo yavuze ko yafatiranye inkuru zari muri bisi agakocora ijambo ry'urukundo ryari riri ku mutima we aribwira Chance yari yakunze cyane, gusa agatinya kubivuga bitewe no kwitinya. Yibwira ko umusore wo mu ntara atatsindira umukobwa w'i Kigali. Ati urabizi iyo korali igiye ahantu runaka baba baganira cyane, nanjye nafatiranye uwo mwanya tuva i Kigali tuganira bisanzwe, gusa nafunze umwuka. Ubwo twinjiraga mu gice cy'i Burundi nibwo nafunguye umutima mubwira ko mukunda, nifuza ko yambera umugore, gusa namusabye ko yansubiza nyuma tuvuye muri urwo rugendo, nanze ko yampakanira tudasoje ubutumwa bwari kugenda nabi. Twabanye muri Alarm igihe kinini nta gitekerezo cyo kuba namutereta. Igihe kigeze rimwe umutima urambwira ngo uyu niwe mugore wawe. Ndawucyaha sinabyitaho kuko nabonaga atanyemera, yari hejuru yanjye. Nari umuturage wo mu ntara, we ari umunyakigali. Nkabona bidashoboka, narebaga abasore bari kumwe muri korali nkabona ntaho duhuriye. Ben yavuze ko yari inshuro ya mbere yari agiye mu rukundo ndetse yamaze ibyumweru 2 ategereje igisubizo cya Chance. Mbanza Chance we ubwe yavuze ko akibona Ben Serugo yakunze uburyo ari umuririmbyi n'umucuranzi mwiza wa piano, gusa nta biganiro birenze umunota umwe baze bagirana. Ati sinigeze ntekereza ko yambwira ko ankunda, yampamagaraga ambaza niba hari gahunda yo kwitoza agahita akupa nta bindi. Nari mfite abandi nka 4 bantereta, yazaga ari umuntu wambara inkweto zirimo amasogisi adasa, ishati idafunze, gusa narebaga imyitwarire y'umugabo nasabye Imana nkabona niwe wayimpitiyemo. Umugabo w'umukristu wubaha Imana n'abandi barabigaragazaga, ariko we numvaga ari nta gisigaye kugira ngo mbe natinyuka kuba namwemerera akambera umutware mwiza kandi atameze neza ku mubiri. Yongeyeho ko ikintu cyamutunguye basohokana bwa mbere ari ukuntu uyu mukunzi we yageze aho basohokeye agasaba amata gusa. Ben Serugo yavuze ko ubwo yari atangiye kuririmba muri Alarm Ministries yazaga akererewe bitewe n'akazi ndetse n'urugendo yakoraga muri weekend avuye i Karangazi mu kazi akajya mu mujyi wa Kigali iminsi isanzwe agasubira mu masomo. Ishusho ya mbere agera muri iri tsinda ry'abaririmbyi yakiriwe na Mbanza Chance, anyurwa n'uburyo yakiriwe n'umwana w'umukobwa. Umwanya wa gatatu turahasanga James na Daniela. Abangaba murabazi cyane, ni abaramyi bakunzwe n'abatari bake. James na Daniela bahuje imbaraga z'urukundo
ndetse bahuza n'imbaraga z'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana, bakaba n'umuryango. Inkuru y'urukundo rwabo iryoheye amatwi kandi yabera urugero benshi bubatse ingo n'abateganya kubaka. Ni abaramyi bakunzwe n'abantu benshi mu Rwanda kuko generasiyo zose zishimira indirimbo zabo. James asobanura ko rero yahuye na Daniela aho bari bari kumwe bwa mbere. Asobanura agira ati twahuriye Kimironko ariko twahuye neza nanone mu buryo buri close, twahuriye i Bugande ni naho twamenyaniye. We yari yaragiye kwiga nanjye ngiye kwiga ariko ntazi ko ari we tugiye guhurirayo. Uwo munsi naraye mpageze duhurira kuri church ku mugoroba muri practice. Yakomeje avuga ko we yari mushya ariko iryo shuri aza kurigiraho umugisha ubwo yahuriragayo na Daniela, ubu ngubu akaba ari umufasha wiwe. Ariko agaragaza ko ahura bwa mbere na Daniela bahuriye Kimironko atigeze abyitaho ku buryo bitamukozeho ngo abe yabona ishusho y'urukundo, cyane ko batari baziranye. Bongeye guhurira i Kampala. Daniela wari umuyobozi muri worship niwe wakiriye James, ariko ngo iby'urukundo icyo gihe ntabyo yabonaga kuko yabisobanuye mu bindi biganiro bigiye bitandukanye, aho yagize ati namwakiriye nk'umushyitsi kuko nari umuyobozi nishimira kwakira umuntu uje muri worship team. James yahise agaruka ku kuntu iby'urukundo byagiye biza. Ati urumva nyine kuba mu gihugu cy'amahanga, kubona umuntu uzi iwabo uzi Kimironko, numvaga ari umuntu nisanzuyeho. Yari umuyobozi unyakira neza ndetse anyakira mu yindi groupe yari y'abahanzi b'indobanure muri Kampala, ndayikunda cyane. Barangije mbaye umuyobozi mukuru wayo ndanamwungiriza. Yakomeje agira ati yakomeje kumba hafi nanjye muba hafi kugeza biciyemo. Daniela yagaragaje ko James akimubwira ko amukunda yasubije amaso inyuma akareba uko bahuriye Kimironko bakaba bongeye guhurira muri Uganda. Byose bimwereka ko Imana isohoje umugambi wayo, ko ihuza ibigaragara nk'ibidahura, umugambi wayo nyine utangaje utari kimwe nk'uw'abantu. Yakomeje agaragaza ko urukundo rurimo Imana rutanga amahoro menshi, ashimangira ko ari ikintu umuntu atabona icyo urugereranya nacyo. Ati rutanga icyo utatekereza, amahoro menshi, nta kindi umuntu yabigereranya nabyo. Urukundo rurimo Imana ntako rusa, rurihangana. Imana ibaha uburyo bwo kumanaginga ibintu byose, ibaha uburyo bwo kubabarirana, uburyo bwo kumvikana, ibintu byose bikajya ku murongo. Yakomeje agaragaza ko urukundo rurimo Imana rutanga amahoro menshi, ashimangira ko ari ikintu umuntu atabona icyo abigereranya nacyo. Ati rutanga amahoro menshi, nta kintu umuntu yabigereranya nabyo. Urukundo rurimo Imana ntako rusa, rurihangana. Imana ibaha uburyo bwo kumanaginga ibintu byose, ibaha uburyo bwo kubabarirana, uburyo bwo kumvikana, ibintu byose bijya ku murongo. Twamubaje nimba bijya bibaho ko barakaranya bakamara iminota 5 bataraseka, maze asubiza agira ati ahubwo bihita bidusetsa. Baraseka cyane. Hari igihe ubitekerezaho wenyine ugasanga nyine byarangiye utazi n'igihe byarangiriye. Twabyinitsemo dusanga Imana kubidufashamo kugira ngo icyo kintu kitazabaho rwose. Niyo kabaye ako kanya bihita birangira. James yamwunganiye agaragaza ko rimwe na rimwe hari nk'utuntu duto duto batumvikanaho, ariko bagahita badushakira igisubizo ku buryo bidashobora gutuma barakaranya. James kandi yagaragaje ko urukundo rwabo hari ukuntu banarubonaga mu buhanuzi. Ati ntabwo twabyumvagamo twebwe, ntitwari tuzi ubunini bwabyo, ariko twari dufite ubuhanuzi bwinshi bubivuga. Ibi byose tubona twari tubizi, twizeraga ko Imana icyo yavuze izagisohoza.
byarabaye bimwe, hari n'ibindi tutarabona. James na Daniela ubu ngubu bafitanye abana 3, bakaba kandi baramamaye no mu ndirimbo zitandukanye zo kuramya no guhimbaza, cyane cyane mwabamenyeye cyane kuri Amavuta n'izindi nyinshi zitandukanye. Mwanya wa 4 turahasanga ibindi byamamare, abo ngabo nta bandi ni Tracy Agasaro ndetse na René Patrick. Aba nabo bakaba bararushinze kandi bakaba bakunzwe cyane muri gospel nyarwanda. Tracy Agasaro ni umunyamakuru wa RBA ndetse akaba anaririmba, ndetse na René Patrick ni umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Basezeranye kubana akaramata kuwa 4 Ukuboza 2021. Babishuye ko batangiye gukundana mu buto bwabo, aho umuhanuzi yabasezeranyije. Icyo gihe René yari afite imyaka 13 ndetse na Tracy yari afite imyaka 7. Tracy Agasaro warushinze na René Patrick mu guhamya isezerano ryabo imbere y'Imana n'abantu, bahishuye ko bitari bizwi urukundo rwabo birimo ko bwa mbere bahujwe n'umuhanuzi bakiri bato. René Patrick isezerano rigaragaza ko yashimye ubwiza akanashima imico ya Tracy kuva mu buto kandi ibyabo byari byarateguwe. Yagize ati, wari ufite imyaka 7, ufite imyaka 13, umuntu nakwita umuhanuzi aradusezeranya atabizi akoresheje rido arayikwambika, turasezerana. Akomeza yerekana ko bageze aho bakaburana, nyamara umugambi w'Imana ukaba uzasohoza. Ati, nyuma y'imyaka 14 na 15 tutabonana, sinakumenya ntiwamenya, ariko Imana iraduhuza uko yabikoze. Uzi uriya munsi ibihe wari urimo nibyo nari ndimo, tutabizi twembi. Yongeraho ati, igituma ngiye gukoresha kino kimenyetso cy'uruziga rudahagarara ni uko wankunze ntacyo mfite, uranyihanganira, wemera amafuti yanjye, nta yandi mahitamo ariho atari wowe kuri njye. René ati, iyi mpeta ni ikimenyetso gusa cy'urukundo rudahagarara rutagira imbibi. Ndagukunda cyane kandi ndashaka buri umwe mu ijuru no mu isi kumenya ko uri uwanjye iteka. Komeza agira ati, nzaba uwo wifuza, naragusengeye kandi ndagutegereza nihanganye. Nubwo bose batazaba bahari, nzaba mpari. Nubwo abandi batagushyigikira ngo bagutere umuhate, njye nzabikora kuko nzakubera umusego. Iri sezerano rya Tracy Agasaro na René Patrick rikaba ryarabaye iryo gusohoza umugambi w'Imana cyangwa se ugushaka kw'Imana no kuzuza ibyo batangiye mu buto bwabo. Ubukwe bwabo bwabaye kwa 4 Ukuboza 2021, nyuma y'uko René asabye akanakwa Tracy kuwa 27 Ugushyingo 2024. Tracy yambitswe impeta na René kuwa 17 Nyakanga 2020. Tracy na René basezeranira mu mategeko nyuma y'uko bahujwe n'umuhanuzi mu buto bwabo. Ubukwe bwa Tracy na René bwaranzwe n'ibyishimo ariko bishingiye ku kuririmba kuko bose bari bafite amajwi meza. Wa 5 turasanga indi couple, uyu ni Kavutse hamwe na Amanda. Mu kiganiro cyamaze umwanya munini yagiranye n'umunyamakuru wa inyarwanda.com, yamubajije icyo yaba yarakundiye Amanda ndetse n'aho bamenyaniye, amusaba ko yamubwiza ukuri atarimo gutebya. Nuko Kavutse yerura ko yakuriwe n'ijwi rye ndetse n'uburanga bwe buhebuje, amukundira ko ari umukobwa w'umuhanga cyane, wubaha Imana kandi wuje uburanga. Mu gihe hari abahurira n'abakunzi babo mu kabari, bakaba ari naho batangira urugendo rwabo rw'urukundo, Kavutse na Amanda siko bimeze, ahubwo bahuriye mu bikorwa by'ivugabutumwa mu mujyi wa Kigali, bamenyana kubera umuziki. Mu mpera z'umwaka wa 2010 nibwo bahuye. Byabanje kubera Kavutse ihurizo rikomeye kuko bwa mbere bahura imbonankubone, Amanda yari yarazanye mu Rwanda n'umusore bakundanaga, gusa nyuma baza gutandukana, ntibakomeza gukundana. Kavutse na Amanda
barahuye baramenyana batangira kujya baganira buhoro buhoro bakoresheje imbuga nkoranyambaga cyane nka Facebook. Nyuma baje kwisanga bakundana cyane kugeza aho bemeranyije kubana akaramata. Ahangaha ushobora kwibaza ese Amanda ni umuntu ki? Amanda amazina yiwe nyakuri yitwa Amanda Frank, yavukiye muri Canada aba ariho akurira ndetse ahigira n'amashuri ye yose, ariko ababyeyi be bakaba bafite inkomoko muri Hong Kong. Ni umukobwa uvuga indimi zombi, Icyongereza n'Igifaransa. Arangije amashuri yiwe ya kaminuza nibwo yaje kujya muri Hong Kong aho ababyeyi be bakomoka. Mu ndimi zose rero yarazi hakaba hariyongereyemo n'Ikinyarwanda kuko hari byinshi aba ashaka kumva ariko kuvuga bikaba byamubera imbogamizi. Gusa ajya yumvikana aririmba indirimbo za Beautiful Lashes mu Kinyarwanda. Amanda yaje kujya mu itorero ryo mu mujyi wa Hong Kong mu Bushinwa. Iryo torero rikaba ryaraje gutangiza gahunda yo kohereza abamisiyoneri mu Rwanda. Icyo gihe bazaga mu Rwanda bakahamara ibyumweru 2 bagahita basubirayo. Na n'ubu ngo bashobora kuba bagikora iryo vugabutumwa. Tugarutse kuri Kavutse mu mwaka wa 2004, Kavutse yarimo gukora ibitaramo byo mu kuramya no guhimbaza mu kigo cya Jeunesse et Mission cya Kabeza. Yaje kuhahurira n'itsinda ry'abantu 30 bo mu Bushinwa, amenyana n'umukobwa wari umuyobozi waryo. Uwo mukobwa ageze iwabo muri Hong Kong yaje kubona ku mbuga nkoranyambaga Facebook ko Kavutse yabaye worship leader. Worship leader bivuze umuyobozi mu kuramya no guhimbaza Imana. Amusaba ko nibagaruka mu Rwanda yazaza bagafatanya mu gitaramo bafite, akabafasha niba nta kibazo bimuteye. Mu magambo ye ati, Amanda yaje kugaruka mu mwaka wakurikiyeho ariko noneho agaruka ari kumwe na boyfriend we. Ndangije ndakomeza ndinginga ndasenga, nyuma twaje kumenyana dutangira kuganira hamwe n'inshuti ye. Gusa ibyabo we n'uwo boyfriend we ntibyaje gukomeza, ahubwo najyaga mbona bitangiye kumera ukuntu mu mutima nkavuga ati ewana nshobora kuzamwegukana. Uko twaganiraga kuri social media, kuri Facebook ducatinga, niko twaje kugenda tumenyana, nibwo byaje kugera igihe natwe twisanga mu rukundo. Dukomeje kubashimira mwe mudukurikirana buri munsi. Mwibuke gukora subscribe, share, like and comment. Aho hasi turakomeza tubane mu biganiro bindi bikurikira. Ciao.